Tumenye ibikubiye mu nyandiko nimero ya gatatu igice cya 10. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Kuva ku ngingo ya 229 kugeza ku ngingo ya 272. Nk'uko twabikoze mu bice bibanza, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda kandi turaheraho igice cya 9 cyasorejwe, ni ukuvuga ku ngingo ya 228. Dutangirane n'akiciro ka gatatu, ingingo zihuriweho ku gutesha agaciro ishyingirwa. Ingingo ya 229, inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa ku mutungo. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko bishakirwa mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu mu ngingo ya kabiri y'itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango turimo turasoma. Muri iki gice harasomwa kugeza ku ngingo ya 272. Duhagarike tuzakomereze ku kindi gice bityo kugeza turirangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco. Akiciro ka gatatu, ingingo zihuriweho ku gutesha agaciro ishyingirwa. Ingingo ya 229, inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa ku mutungo. Iyo urukiko rwemeje ko ishyingirwa nta gaciro rifite, rigira inkurikizi ku bashyingiranywe ku buryo bumwe iyo ryakozwe nta buriganya. Kugabana umutungo w'abashyingiranywe bikorwa hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 230, gukeka ko abashyingiranywe nta buriganya bagize. Habaho gukeka ko abashyingiranywe hakekwa ko uwashyingiranywe nta buriganya yagize mu ishyingiranwa uretse iyo urukiko rutangaje ko yagize uburiganya mu gihe rutesha agaciro ishyingirwa. Ingingo ya 231, inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa ryaranzwemo uburiganya. 1. Iyo ishyingirwa ryaranzwemo uburiganya, guta agaciro kuri iyo shyingirwa kugira inkurikizi ku washyingiwe wagize uburiganya kuva ku munsi w'ishyingirwa. 2. Ishyingirwa riteshejwe agaciro riha abana barikomokaho uburenganzira bwose bukomoka ku ishyingirwa. 3. Ishyingirwa riteshejwe agaciro ku mpamvu z'uburiganya bw'abashyingiranywe bombi rigenera abana uburenganzira bwose burikomokaho. Iryo tesha agaciro ntirikuraho kandi uburenganzira n'imirimo nshinganwa y'ababyeyi ku bana. 4. Urukiko rwemeza uko abana bazarerwa nk'uko bigenda igihe cy'ubutane. Ingingo ya 232, kwandika urubanza rutesha agaciro ishyingirwa. 1. Urubanza rutesha agaciro ishyingirwa rwandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'ishyingirwa. 2. Umwanditsi w'urukiko rwaciye ku rwego rwa nyuma urubanza rw'ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa amenyesha umwanditsi w'irangamimerere w'aho ishyingirwa ryabereye icyemezo cy'urukiko cyo gutesha agaciro ishyingirwa. 3. Inyandiko mpine y'urubanza rutesha agaciro ishyingirwa ishobora gutangazwa mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa mu gitangazamakuru gikurikirwa na benshi mu Rwanda kigenwa na Perezida w'urukiko rwaciye ku rwego rwa nyuma urubanza rw'ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa, bisabwe n'umwe mu bari barashyingiranywe cyangwa umuntu ubifitemo inyungu. Icyiciro cya 8, inkurikizi z'ishyingirwa. Ingingo ya 233, igihe ishyingirwa ritangirira kugira agaciro. Ishyingirwa rigira agaciro uhereye igihe ryakorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere.
Ingingo ya 234. Uburenganzira n'inshingano by'abashyingiranywe bikomoka ku ishyingirwa. Abashyingiranywe bubahiriza uburenganzira n'inshingano byabo bikomoka ku gushyingirwa hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo bahisemo. Ingingo ya 235. Uburinganire hagati y'abashyingiranywe. 1. Abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. 2. Abashyingiranywe bagomba kudahemukirana, gutabarana no gufashanya. Ingingo ya 236. Inshingano yo kubana. 1. Gushyingirwa guha abashyingiranywe inshingano yo gusangira ubuzima kandi bakabana. 2. Ugushyingirwa kudakurikiwe no kubana mu gihe cy'amezi 6 nta mpamvu ifite ishingiro guha umwe mu bashyingiranywe uburenganzira bwo gusaba ubutane. Icyakora iyo nyuma y'umuhango w'ishyingira umwe mu bashyingiranywe agaragaje ikimenyetso ntavuguruzwa ko inshingano yo kubana itazabaho, ashobora kuregera ubutane. Ingingo ya 237. Uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe. 1. Uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe butangira bakimara gushyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. 2. Iyo ishyingirwa risheshwe cyangwa iyo riteshejwe agaciro mbere y'uko abashyingiranywe babana, nta nkurikizi rigira ku mutungo wabo uretse iyo bigaragaye ko hari umutungo bari barafatanyije. Ingingo ya 238. Ubuyobozi bw'urugo. 1. Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rugire umuco, ibirutunga no kurwubaka rugakomera. 2. Umwe mu bashyingiranywe yiharira iyo nshingano iyo undi adashobora kuyikora. Ingingo ya 239. Kugira uruhare mu bitunga urugo. Buri wese mu bashyingiranywe agira uruhare mu bitunga urugo rwabo hakurikijwe uburyo n'amikoro yabo. Ingingo ya 240. Inshingano yo kwita ku bana no kubarera. 1. Abashyingiranywe bafite inshingano yo kwita ku bana babo, kubaha ibibatunga no kubarera hashingiwe ku ndangagaciro z'igihugu. 2. Iyo umwe mu bashyingiranywe ateshutse ku nshingano yo kwita ku bana, kubaha ibibatunga no kubarera, uwo bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu ashobora kumurega mu rukiko rubifitiye ububasha. Ingingo ya 241. Inshingano yo guha uwo mwashyingiranywe ibimutunga. Buri wese mu bashyingiranywe afite inshingano yo guha uwo bashyingiranywe ibimutunga iyo abikeneye. Ingingo ya 242. Urugero ibitunga umuntu bitangwamo. 1. Ibitunga umuntu bitangwa mu rugero nyir'ukubihabwa abikeneyemo bijyanye n'ubushobozi bwa nyir'ukubitanga. 2. Ibimutunga umuntu bitangwa mu mafaranga cyangwa mu bintu. Ingingo ya 243. Kutubahiriza inshingano z'abashyingiranywe. 1. Iyo umwe mu bashyingiranywe atubahirije inshingano ze, uwo bashyingiranywe ashobora kuregera urukiko rubifitiye ububasha kugira ngo hafatwe ibyemezo by'agateganyo birengera urugo. 2. Iyo umwe mu bashyingiranywe ugomba gutanga ikirego afite ubumuga cyangwa uburwayi butuma adashobora kwitangira ikirego, iyo uwo bashyingiranywe ari we mwishingizi cyangwa umujyanama we, ikirego gitangwa n'umuntu ubifitemo inyungu. 2. Ingingo ya 244. Urukiko rufite ububasha mu manza zerekeye inshingano z'abashyingiranywe.
urukiko rufite ububasha mu manza zerekeye inshingano z'abashyingiranywe rw'aho abashyingiranywe batuye cyangwa baba nirwo rusuzuma ibirego byerekeye inshingano z'abashyingiranywe. Ibi birego bisuzumwa bitangwa mu buryo bw'inyandiko sobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Ingingo ya 245 irangizwa ry'agateganyo ry'ibyemezo byerekeye inshingano z'abashyingiranywe. 1. Ibyemezo by'agateganyo birengera urugo birangizwa by'agateganyo. Iyo habayeho kujurira, ibyo byemezo bikomeza gukurikizwa kugeza igihe urukiko rufashe icyemezo kuri ubwo bujurire. Irangizwa ry'ibyo byemezo rigumaho n'iyo hatangwa ikirego gisaba ubutane. 2. Urukiko rushobora guhindura ibyemezo byafashwe igihe imyifatire cyangwa ubushobozi bw'abashyingiranywe ihindutse byemejwe n'inama y'umuryango. Umutwe wa 12. Iseswa ry'ishyingirwa. Icyiciro cya mbere. Urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo ya 246. Inkurikizi z'urupfu ku ishyingirwa. 1. Iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, ishyingirwa riraseswa. 2. Umwe mu bashyingiranywe apfakaye afite uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. Ingingo ya 247. Inkurikizi z'urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe ku bana no ku mutungo. 1. Iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, abana bakomeza kurerwa n'umubyeyi wabo wasigaye kabone n'iyo yakongera gushyingirwa. Iyo nawe apfuye barerwa mu buryo buteganywa n'amategeko. 2. Iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, uruhare rwe ku mutungo rucungwa n'uwo bashyingiranywe ukiriho kugeza izungura rifunguwe. Icyiciro cya 2. Ubutane. Akiciro ka mbere. Ubutane buturutse ku mpamvu ziteganywa n'itegeko. Ingingo ya 248. Impamvu z'ubutane. 1. Buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba ubutane kubera imwe mu mpamvu zikurikira: a. Ubusambanyi. b. Kuba umwe mu bashyingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana. c. Guhamwa n'icyaha gisebeje. d. Kwanga gutanga ibitunga urugo. e. Ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishengura umutima, irishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije urega, umwana bahuriyeho bombi, umwana w'urega cyangwa w'uregwa. f. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina. g. Kumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. h. Kutabana mu gihe kirenze amezi 6 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari. i. Iyo kubana bitagishobotse kubera indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranywe. 2. Kutabana bitewe n'uko umwe mu bashyingiranywe afashwe nabi ntibyitwa guta urugo mu gihe yagiye abimenyesheje ubuyobozi bw'ibanze bumwegereye bigakorerwa inyandiko. Ingingo ya 249. Urukiko rufite ububasha bwo kwemeza ubutane. Gusaba ubutane biregerwa mu rukiko rubifitiye ububasha bw'ifasi abashyingiranywe baheruka kubamo, urw'ifasi uregwa atuyemo, aho aba, aho yahisemo ko abarizwa, cyangwa aho urega atuye cyangwa aba mu gihe cyo gutanga ikirego cy'ubutane. Ingingo ya 250. Ikirego gisaba ubutane. 1. Ikirego gisaba ubutane gitangwa n'umwe mu bashyingiranywe. Ikirego gisaba ubutane kiregerwa kandi kikaburanishwa nk'izindi manza. 2.
Ikirego gisaba ubutane gisaza hashize imyaka 5 kuva igihe impamvu gishingiyeho yamenyekanye. Ingingo ya 251. Gusubika by'agateganyo ikirego cy'ubutane mu gihe hariho urubanza rw'inshinjabyaha. Urubanza rw'inshinjabyaha ntiruhagarika ikirego cy'ubutane. Icyakora, iyo impamvu imwe mu bashyingiranywe aheraho yaka ubutane itumye habaho ikirego nshinjabyaha, ikirego cy'ubutane kirahagarikwa by'agateganyo kugeza igihe urubanza rw'inshinjabyaha rubaye ndakuka. Iyo bibaye ngombwa ko hakorwa iperereza, umuntu wese ashobora kubazwa mu rubanza. 2. Ubuhamya bw'umwana, ubw'umubyeyi w'abashyingiranywe n'ubw'umukozi wo mu rugo rwabo nabwo bwitabwaho. Icyakora ubuhamya bw'umwana utarageza ku myaka 14 bwunganirwa n'ibindi bimenyetso. Ingingo ya 253. Icyemezo cy'agateganyo mu rubanza rw'ubutane. Aho iburanisha ry'ubutane ryaba rigeze hose, umucamanza ashobora gufata icyemezo cy'agateganyo cyerekeye ababuranyi, abana babo cyangwa umutungo. Ingingo ya 254. Kugena urera abana mu gihe cy'urubanza rw'ubutane. Mu gihe urubanza rw'ubutane rukiburanishwa, umucamanza ashobora kugena ko umwe mu bashyingiranywe cyangwa undi muntu yita ku bana by'agateganyo, akanagena uruhare rwa buri wese mu bashyingiranywe ku bitunga abana hagamijwe kurengera inyungu zabo. Ingingo ya 255. Kuba ahantu hatandukanye mu gihe cy'urubanza rw'ubutane. Mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, umwe mu bashyingiranywe, yaba urega cyangwa uregwa, mu buryo bw'ikirego cyihutirwa, ashobora gusaba urukiko ko rwemeza ko ava mu rugo rwabo akajya kuba ahandi. Ashobora kandi kurusaba gutegeka ko uwo bashyingiranywe ava mu rugo. Iyo urukiko rwemeje ko umwe mu bashyingiranywe ava mu rugo, rumugenera uburyo bwo gucumbika n'ibimutunga iyo bikenewe. Icyakora umwe mu bashyingiranywe ushinzwe kwita ku bana aguma mu rugo kugeza igihe urubanza rw'ubutane rubaye ndakuka. Ingingo ya 256. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gihe bategetswe kuba ahantu hatandukanye. 1. Iyo urukiko rutegetse umwe mu bashyingiranywe kuba ahandi mu gihe urubanza rw'ubutane rutaracibwa burundu, uretse igihe abashyingiranywe basezeranye ivangamutungo risesuye, umutungo wimukanwa n'utimukanwa ugabanywa abashyingiranywe mu buryo bw'agateganyo nyuma yo kuwukorera ibarura rishyirwaho umukono n'impande zombi, kandi hitawe ku nyungu z'umwana n'iz'umwuga w'abashyingiranywe. 2. Iyo abashyingiranywe bahisemo uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa, bagabana hakurikijwe amasezerano bumvikanyeho, kandi hitawe ku nyungu z'umwana n'iz'umwuga w'abashyingiranywe. 3. Iyo abashyingiranywe bagabanya umutungo mu buryo bw'agateganyo, buri wese yita kuri uwo mutungo, ntashobora kuwikuraho cyangwa kuwutangaho ingwate. 4. Mu gihe umwe mu bashyingiranywe atubahirije ku mpamvu z'uburiganya ibiteganywa mu gika cya 3 cy'iyi ngingo, uwo bashyingiranywe ashobora gusaba iseswa ry'ibyakozwe na mugenzi we. Ingingo ya 257. Irangizwa ry'agateganyo ry'icyemezo cyafashwe mu rubanza rw'ubutane. Icyemezo cy'agateganyo gifatwa mu gihe cy'urubanza rw'ubutane cyerekeye kugena urera abana, kuba ahantu hatandukanye n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gihe bategetswe kuba ahantu hatandukanye, kirangizwa by'agateganyo n'iyo cyaba cyarajuririwe,
uretse iyo kibangamiye inyungu z'abana. Icyakora, urukiko rushobora guhindura icyemezo cy'agateganyo iyo habonetse izindi mpamvu bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe. Akiciro ka kabiri, ubutane ku bwumvikane. Ingingo ya 258. Gusaba ubutane ku bwumvikane. 1. Ubutane ku bwumvikane busabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi zaryo, kandi bagashyikiriza urukiko rubifitiye ububasha amasezerano ku ngaruka z'ubutane ku bijyanye no kwita ku bana n'umutungo wabo. 2. Iyo ubutane bwasabwe n'umwe mu bashyingiranywe bushobora guhinduka ubutane ku bwumvikane mu gihe uregwa yemera ko ikirego gifite ishingiro akemera ubutane. Icyo gihe abashyingiranywe bagaragariza urukiko amasezerano ku ngaruka z'ubutane ku bijyanye no kwita ku bana n'umutungo wabo. Ingingo ya 259. Ibarura ry'umutungo w'abashyingiranywe mbere y'ubutane ku bwumvikane. Abashyingiranywe biyemeje gusaba ubutane ku bwumvikane babanza kubarura umutungo wabo bigashyirwa mu nyandiko, kugaragaza agaciro kawo no kugena ibyo buri muntu yakwegukana hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 260. Ubwumvikane bw'abashyingiranywe ku ngingo za ngombwa mbere y'ubutane ku bwumvikane. Abashyingiranywe bashyikiriza urukiko rubifitiye ububasha inyandiko mvaho igaragaza ibyo bemeranyije ku ngingo zikurikira: a. Uzarera abana babyaranye, abo bagize ababo batarababyaye cyangwa abo bishingiye mu gihe cy'urubanza rw'ubutane na nyuma y'icibwa ry'urubanza rw'ubutane. b. Uruhare rwa buri wese mu bashyingiranywe ku byerekeye kwita ku bana no kubarera. c. Aho buri wese mu bashyingiranywe azaba mu gihe cy'urubanza rw'ubutane. d. Ibitunga umuntu umwe yaha undi mu gihe cy'urubanza rw'ubutane iyo adafite ibimutunga bihagije, hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 261. Uburyo ikirego cy'ubutane ku bwumvikane gitangwa. Ikirego gisaba ubutane ku bwumvikane gitangwa mu buryo busanzwe bw'ibirego mbonezamubano. Ingingo ya 262. Kwitaba urukiko kw'abashyingiranywe ku giti cyabo. Ku munsi w'iburanisha, abashyingiranywe basaba ubutane ku bwumvikane bitaba bombi ku giti cyabo urukiko rwaregewe bakemeza icyifuzo cyabo cyo gutana, kandi ntibasabwa kugaragaza impamvu bashaka gutana. Ingingo ya 263. Urubanza rw'ubutane ku bwumvikane. 1. Iyo urukiko rumaze kubona ko abashyingiranywe bafite ubushake bwo gutana kandi ko ubwumvikane bwabo bwabaye nta gahato n'inyungu z'abana zikaba zitaweho, ruca urubanza rwemeza ubutane ku bwumvikane. 2. Iyo urukiko rusanze ibiteganyijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bitarubahirijwe ntirwemera ubutane. Ingingo ya 264. Kujuririra urubanza rwanze gutanga ubutane ku bwumvikane. Kujuririra urubanza rwanze gutanga ubutane ku bwumvikane bikorwa mu buryo busanzwe bwo kujuririra imanza. Icyakora ubwo bujurire bwakirwa iyo bukozwe n'abashyingiranywe bombi. Akiciro ka gatatu. Ingingo zihuriweho ku butane. Ingingo ya 265. Kwandika urubanza rw'ubutane mu gitabo cy'irangamimerere. Iyo ubutane bwemejwe n'urubanza rwabaye ndakuka, abatandukanye ubwabo bamenyesha imikirizo yarwo umwanditsi w'irangamimerere w'aho ishyingirwa ryabereye mu gihe kitarenze amezi 2
abarwa uhereye igihe urubanza rw'ubutane rwabereye ndakuka. Igihe bidashobotse bikorwa n'umuntu ubifitemo inyungu. 2. Umwanditsi w'irangamimerere w'aho ishyingirwa ryabereye yandika ubutane mu gitabo cy'inyandiko z'ubutane. Ingingo ya 236 gutangaza urubanza rw'ubutane. 1. Inyandiko mpine y'urubanza rw'ubutane ishobora gutangazwa mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa mu gitangazamakuru gikurikirwa na benshi mu Rwanda kigenwa na Perezida w'Urukiko bisabwe n'umwe mu bari barashyingiranywe cyangwa umuntu ubifitemo inyungu. 2. Iyo urubanza rugaragaza amazina y'abana, itangazwa ryarwo rikorwa mu buryo butagaragaza amazina yabo mu rwego rwo kwirinda ingaruka byabagiraho. Ingingo ya 267. Igihe urubanza rw'ubutane rutangirira gukurikizwa. Ku bahawe ubutane, urubanza rw'ubutane rwabaye ndakuka rutangira gukurikizwa kuva ku munsi hatangiweho ikirego gisaba ubutane mu rukiko. Naho ku bandi bantu rutangira gukurikizwa ku munsi rwabereyeho ndakuka. Akiciro ka 4. Inkurikizi z'ubutane. Ingingo ya 268. Inkurikizi z'ubutane ku ishyingirwa. Ubutane busesa ishyingirwa n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Kugabana umutungo bikorwa hakurikijwe uburyo bw'imicungire y'umutungo abashyingiranywe bahisemo. Ingingo ya 269. Inkurikizi z'ubutane ku bana. 1. Abana bahabwa umubyeyi watsindiye ubutane. Undi mubyeyi asigarana uburenganzira bwo gusura abana, kubavugisha cyangwa gusurwa nabo. Mu guca urubanza, umucamanza agena uburyo bukwiye kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe. 2. Urukiko rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'umwe mu basaba ubutane cyangwa n'undi muntu ubifitemo inyungu, rushobora gutegeka ko umwana ahabwa umubyeyi utatsinze urubanza cyangwa undi muntu, rushingiye ku byagirira umwana akamaro kandi rumaze kumva ibitekerezo by'umwana. 3. Urukiko rushobora kandi gutegeka ko abana bamwe barerwa n'umubyeyi umwe, abandi nabo bakarerwa n'undi mubyeyi, mu gihe biri mu nyungu z'abana nyuma yo kumva ibitekerezo byabo. 4. Ibyemezo urukiko rufata rushingiye kuri iyi ngingo biba ari agateganyo. Rushobora kubikuraho bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu mu buryo bw'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Ingingo ya 270. Uburenganzira n'inshingano by'ababyeyi batandukanye ku bana. Ababyeyi batandukanye bafite uburenganzira bwo kugenzura uko abana bafashwe n'uko barerwa, hatitawe ku washinzwe kubarera. Bafite kandi inshingano yo gutanga indezo hakurikijwe ubushobozi bwabo. Ingingo ya 271. Inkurikizi z'ubutane ku byo abana baherwa uburenganzira n'amategeko. Ubutane bw'ababyeyi ntacyo bwambura abana mu by'amategeko cyangwa uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe abahera uburenganzira. Ingingo ya 272. Uburenganzira bw'abana bwo kurerwa hifashishijwe umutungo w'ababyeyi babo bahawe ubutane. Igihe habaye ubutane, abana bakomeza kugira uburenganzira bwo kurerwa hifashishijwe umutungo w'ababyeyi babo. Umubyeyi ntashobora kwikuraho umutungo we wose iyo agifite inshingano yo gutanga indezo ku bana. Ni kuri iyi ngingo ya 272 dusoreje igice cya 10 cyatumenye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.